urubyiruko rwa ADEPR Paruwasi ya Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ubwo kuri uyu wa gatandatu bakoze urugendo rwaturutse mu mujyi berekeza ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali ruherereye ku Gisozi. Uru rubyiruko rumaze gusura ibice bitandukanye by'urwibutso ndetse no gusobanurirwa amateka yarwo. Bavuze ko Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994 bamwe ngo bari bataravuka, ariko ngo ibika bibahaye isomo rikomeye ko ingamba bafashe ari iyo gukangurira urundi rubyiruko kutijandika mu bibi aho biva bikagera hose. Hari ibyo byinshi babashe kudusobanurira, turi bubashe kumenya. Twabonye yuko Jenoside yabayeho hano mu Rwanda yagize ingaruka nyinshi cyane ku muryango nyarwanda. Natwe ababyeyi bacu twarababuze, tubura urubyiruko rugenzi rwacu. Mbese muri make twahakuye inyigisho zitwereka ko tutagomba nk'urubyiruko kwijandika mu macakubiri cyangwa se mu ngeso mbi zatuma tusubiraho twavuye mu bihe bibi. Tukaba hari aho turi kugera ubu ngubu dushimira leta y'u Rwanda, ndetse ahantu turi kugera twumva yuko tudashobora kongera gusubira aho twari turi n'ibyo twahozemo twabonye. Twabonyemo uburyo Jenoside yateguwe, abayiteguye bakayishyira mu bikorwa, ariko harimo ibibabaje, harimo ibikoresho bitandukanye byagiye bikoreshwa n'uburyo abantu bagiye bicwa. Biteye agahinda, biranababaje. Uburyo buremere bifite ubwabyo bidusigiye isomo ko ibintu bitakongera kubaho. Bidusigiye isomo ko urubyiruko rwabikoze hatavuka urundi uretse no kubikora rwanabitekereza. Ku ruhande rwe Rev Pastor Rurangirwa Emmanuel, umushumba wa ADEPR ururembo rw'umujyi wa Kigali, yavuze ko umuntu yigana ibyiza atigana ibibi. Ariyo mpamvu bajyanye urubyiruko ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi ku Gisozi kugira ngo basobanurirwe amateka mabi yaranze u Rwanda, bayirinde, bityo bigire ku byiza guverinoma y'ubumwe bw'Abanyarwanda yazanye aho leta y'u Rwanda ikataje mu iterambere. Harimo impamvu ikomeye kuko urubyiruko nibo torero ya none n'ejo hazaza, nizo mbaraga z'igihugu, nibo bakwiye kwigishwa aya mateka. Aya ngaya yaranze igihugu cyacu mu buyobozi bwakibanjirijemo, batumye nyine haba Jenoside, kandi tuzi neza ko amateka ya Jenoside n'ubundi urubyiruko rwakoreshejwe cyane mu kubashora mu bwicanyi kubw'inyungu z'abari bariho muri politiki y'icyo gihe. Nyine urubyiruko ruriho none kubera politiki nziza dufite igihugu cyacu yigisha umwe n'ubwiyunge ndetse no guhana kuba umunyarwanda kuruta kuba ubwoko runaka. Natwe nk'abakristo, natwe nk'abakozi b'Imana, turashaka ko abakristo bacu duhereye ku rubyiruko, kuko nibo bagifite n'igihe kirekire cyo gukorera Imana no gukorera igihugu, kugira ngo bumve ko ibyabaye bikojeje isoni, ubuzima twabayemo bo ntibazawubemo, kandi amateka twanyuzemo nyine ntibazayigane, kuko umuntu yigana ibyiza ntabwo yigana ibibi. Uru rubyiruko rukaba rwasabye abakristo bandi ndetse n'abanyarwanda muri rusange bava bakagera, by'umwihariko urubyiruko bagenzi babo, kurushaho gufata iya mbere mu kwirinda ikibi, bimakaza icyiza. Celestin Ntabirusha Amaboko, TV1.